Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services, tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyoborera ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited babategurira amakeke y'ubwoko bwose, nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubazanira sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe, tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu. Guys, nizeye ko meze neza, nanjye meze neza. Nari nabasezeranyije yuko nzaza tukavugana ku kintu kijyanye n'ama infection cyugarije igitsina gore cyane, abakobwa, abadamu n'abagabo bafite, ariko ntago ari kimwe natwe abagore. Ama infection biri mu bintu bitukugarije cyane. Okay, cyo nari ngiye kubabwiraho rero, hana basobana ku miti imwe n'imwe bababwira ngo ikizanga ama infection bizanisha amavangingo, bituma ngo umugore yoroha. Nashaka kubasobanurira. Okay, ikintu cya mbere rero ngiye kubasobanurira ibintu biranga ko urwaye ama infection, ko hari n'abantu batazi ibintu ngo by'ama infection ni biki akumva ari normal, akumva ibintu n'ibisanzwe nta kibazo afite. 1. Ikintu cya mbere kiranga umuntu urwaye ama infection, ubabara mu kiziba cy'inda hano hasi. Ubusanzwe umuntu ababaramo atwite, nabwo si bose, abenshi, ariko iyo uri kubabaramo udatwite ni ikibazo. Hano mu kiziba cy'inda ukumva wagira ngo hari nk'ibintu birimo nk'ikintu kihahambiriye. 2. Kugira impumuro mbi mu gitsina, wamara no koga nta kutagize, ugira isuku ariko ukumva ufite akantu k'agahumuro mu gitsina katari keza. 3. Gukora imibonano mpuzabitsina ukabona igitsina cy'umugabo kije kiriho ibintu bimeze nk'amata y'ikivuguto yapfuye, bicikagurika, bisa nabi, biba bifite n'impumuro mbi. Ntuze kubyitiranya n'amaovirasiyo y'umugore. Umugore agira amaovirasiyo ku buryo azana ibintu bisa nk'umweru mu gitsina, ariko byo ntago biba bicikagurika, nta n'impumuro mbi bigira. Ikindi kintu ku bantu bakunda kuzana ibyo bintu by'umweru, hari umugore utahiruka kubonana n'umugabo hashize igihe kinini batabonana, ashaka kuzana ibyo bintu by'umweru ariko bidacikagurika, bitanafite n'impumuro mbi. 4. Kwishimagura mu gitsina, ukumva washima ku ruhande, ukumva wahagaza, ukumva ni byiza, ukumva biragushimishije. Icyo ni ikindi kimenyetso cya 4 kikwereka ko urwaye ama infection. Ikindi, uhora ushaka kujya kwihagarika ariko ukazana udukari duke cyane, wongera wumva ubishaka. Ngiye kubwira rero uburyo bushobora kugufasha ku buryo niyo wajya kwa muganga akajana udakoresha buno buryo ngiye kukubwira, ntabwo ama infection ashobora gukira uko byagenda kose. Uburyo bwa mbere rero ushobora gukoresha, uburyo bwa mbere urasabwa kunywa amazi menshi. Urabona kiriya gicupa cya Nili kiriya kinini, kuko icupa, impamvu mvuga icupa rifasha umuntu kunywa amazi. Icupa rituma wumva ukagotomera, ntabwo ari kimwe n'igikombe nuko waguma usuka amazi. Ugafata mu gitondo ukibyuka, nta kindi kintu urakoza mu nda, wenda ugafata kiriya gicupa cya Nili kinini ukakigotomera cy'amazi, ukakinywa, ukigira mu tuntu twawe, ukaza kujya kurya saa sita. Wamara kurya ko mwumva ibiryo byamaze kugabanyuka mu nda, umeze nk'umuntu ushonje, kongera ugafata rya cupa ry'amazi ukarigotomera ukarinywa. Ariko mbibutse ko amazi y'ingirakamaro kuruta ibindi bintu byose ni amazi unywa, nta kintu urashyira mu nda ya mu gitondo. Ndabizi amazi ntabwo aryoha, atera iseseme, sometimes ntabwo abantu bayakunda, ariko ni umuti. Ama infection azirana n'amazi. Icyo ndakibagiye mu kimenye. Ikindi cya 2, ugomba, niba ufite icyo kibazo, umuntu mukorana imibonano mpuzabitsina, niba ari boyfriend wawe, niba ari umugabo wawe, niba mukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ntiwibuke kwivuza wenyine no gukoresha ubwo buryo utamubwiye nawe ngo bimufashe ko uzakira, ariko azagaruka akuzanire ama infection. Ndibutsa ko amazi ni ubuzima, amazi ni meza mu buzima. Amazi atuma ugira po nziza, atuma woroha uruhu, atuma ubobera no mu gitsina.
guys, ikindi kintu nshaka kubabwira, ndashaka kubabwira ku kintu kijyanye n'imiti tugenda tubona ngo ku ma Instagram bacuruza ngo ni sweet mama, ngo ni biki twa tuntu tw'utubuye tumeze nk'umweru. Bamwe baravuga ngo tuzanisha amavangingo, abandi bakavuga ngo dutuma umugore yoroha mu gitsina. Bibutsa ko biriya bintu bya sweet mama barababeshya cyane cyane, nta kintu bifasha, ahubwo bitera ama infection kuko ntabwo byemewe n'abaganga. Biriya bintu ni nkuko wafata ibuye, biba bimeze nk'umunyu, cyangwa ugafata isukari ukayisuka mu gitsina, birumvikana haroroha, ikayengeramo hakoroha, ikavamo irenduka, ifatira, imatira. So umuntu yabikora rero bakamubeshya ngo woroshye, wagize gute. Mbibutsa yuko niba ufite icyo kibazo cyo kuba ufite ububere bukeya, ugomba wenda ushobora kujya muri farumasi bakagufasha ukagura umuti, ni agati kitwa lubricant. Nzakabereka, nzabakorera video nkabereke, kameze nk'agatibe, nta ngaruka gatera, kemewe n'abaganga, ni kufata ugakoresha mu gitsina hakabasha koroha. Ikindi mbibutsa ko ama infection ntago ari meza ku bana b'abakobwa ndetse no ku gitsina gore. Nta cyiza cy'ama infection, mureke tuyirinde. Infection ku mwana w'umukobwa wakibaza ngo ingaruka ni izihe. Infection iyo zitinze zivamo imitezi. Infection iyo zitinze ntago usama, ntago wabyara, cyangwa zatinda zikaguteza ikibazo cyo kugitwara inda ikavamo, watwara inda ikavamo. Murumva ingaruka nyinshi cyane. Bibutsa ko infection zitinze zivamo imitezi, ku buryo ujya kwihagarika igitonyanga cya nyuma cy'inkari kikaza ari amaraso. Ibyo bintu abantu barwaye ama infection cyane barabizi, barabyumva kundusha. So ikintu kitari amazi sasa ushobora kuba wakoresha, ushobora kuba wafata teyi, wamara gufata teyi cyangwa siple ukazibiza, wamara kuzibiza ugasuka mu ibase nziza, ukicaramo, wa mwuka ukagukubita mu gitsina, bituma ya myanda na ya mpumuro bya bintu byose birimo bisohoka. Bibutsa ko ku muntu ufite ubushobozi wajya kwa muganga bakagutera inshinge, bakaguha n'imiti yo gucisha mu gitsina kugira ngo imanure mikrobe, bakaguha n'ibinini byo kunywa, kandi ukabyubahiriza. Niba unywa inzoga ntubinywere inzoga, ukabinywa neza kugira ngo ubashe kurinda ubuzima bwawe. Ikindi cy'ama infection, ama infection ashobora gutuma wuma, agatuma ubura amazi, ukuma mu gitsina, ukuma ku buryo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ukaba wacika n'ibise kuko uruhu ruba rworoshye. Mbibutsa ko gutawaza mu gitsina amazi ashyushye ntabwo ari byiza, atuma ubwirinzi bwo mu gitsina butuma utandura indwara zose zibonetse butakara, ku buryo ushobora kwandura akarwara kose mu buryo bworoshye. Ubundi buryo ushobora kwirinda ama infection, irinde n'ujya mu matuwarete yo mu kabari unyara uhagaze, witwaze ikintu cyo kwihanaguza kugira ngo imparizo kukugumamo, ntiwicaye kuri ya tuwarete kuko ya tuwarete zitera ama infection cyane. Ikindi ugomba niba muri abakobwa mubana mu mageto, ntago mugomba gukoresha essuie imwe ndetse n'ibasi imwe, kuko uwo mushiti wawe ntago uza haba yavuye, ntaza aho uba wavuye. Biri mu bintu bituma mwandura ama infection byoroshye. Essuie yawe, ikintu dukoresha hano mu gitsina ni ikintu cyo kwitonderwa, gifite isuku. Mbibutsa ko essuie ntabwo ari ikintu cyo gufatanya. Deja ni base, ugomba gufata ibase yo kogeramo, ukayikuba neza, ukayoza, ugakoresha amazi afite isuku. Ku bantu muvoma amazi yo mu kigega cyangwa mu bishanga, ugura akayunguruzo ntabwo karenze 200, ukayungurura, cyangwa byaba byiza amazi ukayabiza akaza guhora, mikrobe ziba zapfuye. Ibyo bintu byagufasha gukira ama infection, kwirinda. Ikindi kintu nshaka kubabwira, ibintu byo gushyira mu gitsina bababwira ngo ndavuga kuri gombo. Hari abantu bambaje ngo uzatubwire kuri gombo. Gombo ni nziza, gombo irafasha, ituma no mu nda wumva haruhutse, navuga ngo ikoropa nko mu nda. Gombo ni nziza, yo ugomba kuyiteka mu mazi, iribwa mu nyama, cyo kwiteka ugashyira mu gicupa ukanywa, byagufasha cyane. Ariko ibindi bintu bababwira mucisha mu gitsina, mu byitondere bitazabatera indwara za hato na hato no kwivuza bizabakora. Ntabwo igitsina ari cyo guce, n'ahantu ho kubahwa, ntabwo ari ahantu ho gucisha ibintu byose bakubwiye. Urafashe ucishijemo ibi, ntabwo uzamenya indwara warwaye, ntabwo uzamenya aho waguye ndetse n'icyo wazize. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ibintu buri muntu wese aza akubwira. Hari n'ahantu ho kubahwa, n'ahantu ho kwitondera. Nyamuneka ahantu hava umuntu ntabwo ari ahantu ho gupfa
ntabwo ari ahantu ho gupfa gukorera ibintu byose wiboneye. Ni ikintu nashaka kubasobanurira ku kintu kijyanye n'ama-infection. Amazi mbibutsa ko ni ingenzi mu buzima. Amazi arafasha kurenza uko mubyumva. Murakoze rero mwibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye mutazajya mubicikwa. Ndabakunda. Welcome kuri Natasha TV show. Utanga icyifuzo cy'ikintu ushaka ko nkubwiraho, comment, share, like. I love you so much. Mujye muza tubane no ku bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Bye. I love you. Muraza kwandika mumbwire ikindi kintu ngomba kubavugiraho. Mumbwire Natasha nshaka ko mumbwira kuri iki n'iki. Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye, aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services, tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyobora ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited tubategurira amakeke y'ubwoko bwose, nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubazanira sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe, tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu.